Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Bakunzi ba Saveur Divine, ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nshimiye Imana yongeye kuduhuza akanya nk'aka ko tuganira ijambo ry'Imana. Ni ibihe byiza cyane, ni ibihe by'umugisha tuba duhawe n'Imana byo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ijambo ryayo ni rizima kandi ijambo ryayo ni umuti. Ijambo rivuga ko nta na kimwe cyaremwe kitaremwe naryo. Tugiye kuganira amagambo turi buze gusanga mu gitabo cya Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana yayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ibyo byayiteye gutanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Urukundo rw'Imana ni igitangaza. Urukundo rw'Imana ntirusanzwe. Urukundo rw'Imana binarenze no kuko twavuga ngo urukundo rw'Imana, ahubwo tukavuga ngo Imana ni urukundo, cyangwa se ni urukundo rurenze kuba urukundo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ariko Bibiliya yo yabihamya neza ngo kuko Imana yakunze abari bari mu isi cyane byayiteye gutanga umwana wawe w'ikinege ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Rero dusanzwe tubizi neza yuko ahari urukundo habaho gutanga. Aho Imana rero yo yabonye nta kindi yaduha, nta kindi ifite yaduha usibye kuduha umwana wawe w'ikinege kugira ngo uzamwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umurongo ukurikira ngo ntabwo kuko Imana itatumye abari mu isi umwana we mu isi kugira ngo acire abari mu isi y'iteka, ahubwo ngo yamutumye kugira ngo abayirimo bakizwe nawe. Imana yacu nishimwe. Turi mu minsi turimo twibuka kuvuka k'umwami wacu Yesu Kristo, aza mu isi kudupfira, aza mu isi kuducungura. Ubwo twari twamanitse amaboko tuyamanikira Satani, tukajya munsi y'ibiganza bye cyangwa se y'ubutware bwe, tukayoborwa nawe, tukaba mu minsi y'umubabaro kubera ko twari twemeye kugendera munsi y'ubutware bwe. Ubwo yagendaga agashuka Eva akamubwira yuko akwiye kurya urubuto Imana yamubujije, Eva nawe akarugaburira Adamu, icyaha kikinjira mu muntu. Umuntu yabaye ameze nkaho ari munsi y'ubutware bwa Satani. Umuntu abaho ameze nkaho atwikiriwe n'uburinzi, cyangwa se nta nubwo nanabyita uburinzi, abaye ameze nkaho agoswe n'umwuka wa Satani. Rero ibyo byatwaye imyaka myinshi umuntu ari munsi y'ubwo butware. Ubwo Imana iza gushyiraho uburyo bw'ibitambo, ishyiraho amategeko, ariko ibyo byose bigaragara ko ntacyo biri kumara umwana w'umuntu kuko kubyubahiriza byaramunaniye. Muribuka sogokuru w'abizera witwa Aburahamu, ubwo Imana yamubwiye ngo atambe igitambo, ngo agera igihe bigera ku kirengarenga cy'izuba ategereje ko igitambo gitambwa, ngo aza gusinzira. Kubahiriza umugambi w'Imana bituma Imana imubwira ngo abazagukomokaho bazamara imyaka 400 mu bunyage. Ibyo byose urumva ni ikintu cyagaragazaga ko gukiranuka k'umwana w'umuntu gushingiye ku matungo, gushingiye mu bitambo, gushingiye ku kumvira, gushingiye ku kindi kintu, gushingiye ku mubiri gusa utari kwemeye, utakundaga. Hagombaga kuboneka izindi mbaraga, hagombaga kuboneka ubundi buryo umuntu agomba gucungurwamo. Imana yacu nishimwe. Hanyuma byatwaye imyaka myinshi cyane, hatangira kuza amasezerano. Abahanuzi barabihanura, ba Dawidi barabihanura, ba Yesaya barabihanura, abantu benshi, abahanuzi benshi bakuru n'abatoya bahanura kuza k'umucunguzi, kuza kwa Mesiya. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imyaka habaho igihe cyo guceceka k'umwuka w'Imana, ari naho habereyeho igihe hari ibitabo byagiye byandikwa ntibyemerwe, hari Bibiliya zitabyemera kubera yuko icyo gihe nta jwi nta yerekwa ngo ryeruye ryari ririho. Icyo gihe nabwo abantu bari bagitegereje kuza kwa Kristo. Hanyuma mu gihe kiragera, Kristo araza. Rero aho rero niho Bibiliya yavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, urukundo rwayo rwatumye itekereza ikavuga ngo reka ngende nshyireho uburyo bubacungura. Ibitambo, amapfizi, amafu biranze, ariko reka mbahe umwana wanjye w'ikinege wenyine w'ikinege.
ngo Bibiliya avuga ngo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi, kugira ngo aze abacungure, mwe kuba abantu bari kure y'Imana, be kuba abantu babaye nk'abantu bikubiwe na Satani. Kuko igihe umwana w'umuntu akora icyaha, Bibiliya avuga ngo Imana yaravuze ngo uyu muntu abaye nk'umwe muri twebwe. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Bivuze ngo umuntu yari akoze icyaha nka yayindi ariyo Satani yari akoze, icyaha cy'ubwibone, icyaha cyo gushaka kwigeranya n'Imana. Kuko icyo Satani yabwiye umuntu, yaramubwiye ngo nimurya urwo rubuto ngo muzamera nk'Imana. Umuntu yifuza kumera nk'Imana, yinjiye mu mwuka wa Satani, abagiye mu mutware bwa Satani. Ari nayo mpamvu Satani igihe Kristo yari agiye kugeragezwa ari ku gasongero k'urusengero, yamubwiye ngo ubu bwami narabugabanye. Ntabwo yabugabanya buvana ku Mana, yabugabanya bwiba umuntu ngo mbugabire uwo nshaka. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kristo rero yaraje kugira ngo bigende gute? Kugira ngo yongere aducungurire, kugira ngo twongere tuba abana b'Imana. Imana yacu nihabwa icyubahiro. No kuri Kristo akwiriye gushimwa kuko yitanze mu gihe twari tumukeneyemo. Nubwo tutari tubizi ko tumukeneye, ariko twari tumukeneye cyane. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Rero Bibiliya yatuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, urukundo rwayo rwatumye ngitanga. Nawe ujye utekereza, niba uri umubyeyi cyangwa se niba utaranabyara, uzi uburyo umwana akundwa. Utarabyara yabaye umwana, uzi uburyo iyo umuntu agize akabazo umubyeyi ahungabana akagira. Ariko umwana w'ikinege aravuga ngo yakunze abari mu isi kugira ngo imutangeho, ngo igitanga umwana w'ikinege ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Kristo araza arapfa, Bibiliya imwita Adamu wa kabiri, araza akora ibyo gukiranuka mu gihe Adamu yakoze ibyo gukiranirwa. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Araducungura. Urwo rero ni urukundo rw'Imana rwatumye ducungurwa. Urukundo rw'Imana rwatumye twongera tugaruka twitwa abana b'Imana. Imana ikiturema yaturemye mu ishusho yayo, turema mu rukundo rwayo, turemesha ibiganza byayo. Bibiliya avuga ngo nuko Imana ibumba umuntu, imuhumekiramo umwuka ngo umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Irangije imuha ubutware, kuko Imana ni umutware, n'umwana wayo agombaga kuba umutware. Hanyuma umwana wayo ubutware abugurana gushukwa, bituma ubutwara bwakwa, ariko mu kwizera Kristo, haleluya, twongera kugarurirwa bwa butware. Mu kwizera Kristo twongera kugarurirwa bwa buntu na ya mahoro, ndetse hamwe n'umwuka w'Imana. Kristo rero yaraje aradupfira ku musaraba. Turi mu minsi yo kwibuka kuza kwe ku isi, twibuka imivukire ye, twibuka imibereho, twibuka imigendere ye, twibuka imivugire ye, twibuka imitekerereze ye, twibuka n'imigambi yiwe. Kristo yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo ibi mujye mubikora ngo kugira ngo munyibuke. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Hari ibintu Kristo igihe yaremaga, ni igihe Kiliziya Gatolika n'igihe ngo yaremye isakaramentu, cya gihe kigabura, yabwiye abigishwa be ngo ibi mujye mubikora munyibuka. Mwibuke ibyabaye, mwibuke ibyo nakoze, kuko yarakoze umurimo mwiza. Kristo yarakoze umurimo mwiza wo kudupfira, aza kudupfira hano mu isi. Haleluya. Nshuti y'umusaraba rero, Imana iragukunda, Imana ikwitayeho, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Natwe dukwiye kugendera muri urwo rukundo Imana yadukunze, tugomba kugendera muri uwo mugisha twagize wo kwakira Kristo. Kandi nshuti yanyu, ntukerense agakiza Imana yaguhaye, ntukerense urupfu rwa Kristo. Muri iyi minsi tugeze aho agakiza gasigaye karafashwe ukundi kuntu, abantu bagatekereza ukundi kuntu, abantu bagashyiramo imyumvire. Ariko mujye mwibuka kako gakiza, cyangwa se tujye twibuka kako gakiza Kristo yakameneye amaraso kugira ngo kaboneke. Kristo yagatanzeho igiciro, wowe ukabonera ubuntu, ariko Kristo ntiyakaguhereye ubuntu. Ntago kugira ngo abashe kukakugezaho byari ubuntu, byabaye urupfu, byabaye gutotezwa, byabaye kumanikwa ku giti, ngo ahagarara hagati y'isi n'ijuru kugira ngo aduhuze na Data. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Cyakora ngo ntiyaje gucira abari mu isi iteka, ahubwo ngo yaje kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Imana ishimwe. Emera rero ko gakiza ka Kristo, ariko gakiza ukakira uko kari. Tugeze mu minsi y'iterambere, ubwo abantu bashaka gukizwa na imyumvire yabo, apana kwakira agakiza nk'uko Imana igatanga, ahubwo umuntu akakakira agashaka ngo kagende mu buryo bwe. Tugeze mu gihe kigoye, ubwo abantu bameze nk'aho bashaka no kugira inama Imana, bashaka ko Imana, ku buryo babonye uburyo babwira Imana ati Mana, iyo biba byiza nuko tuba twaracunguwe muri ubu buryo. Ariko siko biri. Urukundo rw'Imana rwaducunguriye kugira ngo tuze twongere kuba abana mu rugo rwa Data, dukundwe na Data, dukunde Data, twongere tube mu rugo rwa Data. Si ukugira ngo twunguke iby'isi gusa, ibyo ngibyo nabyo ngo turabyongererwa, ni byiza, ariko ntabwo umuntu ajya
guhaha akurikiye inyongezo ajya guhaha akurikiye ibyahaha inyongezo yazitaza ntacyo biba bitwaye. Rero nshuti yanjye, kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ntabwo yatanze umwana we ngo acireho iteka abari mu isi, ariko igihe kizagera igihe azaza gucira iteka abariho n'abapfuye. Imana yacu nishimwe kubera ko batigeze bamwumvira, batigeze bamwumva. Nshuti yanjye, turimo twibuka Kristo ivuka rye. Reka uyu munsi wa none cyangwa se muri iyi minsi wongere ufungure umutima wawe, uhamagare Kristo, uhamagare umwuka wera w'Imana. Ahari wenda waba waracitse intege, waba warasubiye inyuma kubera ibirushya by'isi, kubera imibabaro yo mu isi, ukaba uhora wibaza uti koko nakongera agasubira imbere y'Imana ikuramburiye amaboko. Kristo arahari, amaraso yavuye arahari. Icyo usabwa ni ugupfukama gusa ukavuga uti Mana mbabarira, ndagarutse mu rugo kwa data. Icyo Imana ikora iguha ikaze. Wibuka umwana w'ikirara ngo yaravuze ngo kwa data bararya bakamena, abakozi abaja n'abagaragu babayeho neza, ariko ugende kurya ibisigajwe n'ingurube. Ntabwo ari ukwiriye kuba mu ubwo buzima, ahubwo ari ukwiye guhindukirira Imana, ukaba mu biganza by'Imana, ukabana n'Imana, ukagendana n'Imana. Kuko yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana w'ikinege. Ukunda ni ugutanga. Nawe nukunda Imana uzayiha igihe cyawe, uzayiha umwanya wawe, uzayiha umutima wawe, uzayiha ibikorwa byawe, uzayiha imitekerereze yawe, ndetse buri kintu cyose ubayeho cyose kigengwe n'Imana. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha kandi kwishimiye. Nkomeje kukwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, uzawuboneremo ibyiza biruta ibyo wabonye, uzawukizwemo birenze uko ukijijwe, uzawuboneremo gukiranuka birenze uko ukiranuka, uzawuboneremo kugendera imbere y'Imana biruta uko ugenda uyu munsi. Shalom, Uwiteka akomeza abaho umugisha mwinshi. Yari Pastor Placide. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.